mvuga nkuza pejo tabi nigidima naho ndiho naho napfa ziko zedima kungwa n'Uwiteka udistayigide wazumva utabyumva ariko intebe ya nguyu umuyaga dore nguriye umuyaga uraje yego umuyaga ubayeho uwezwa niyezwe ambwira ngo uje gusarura ibyeze n'ibiteze urambwira ngo abantu nibezwe ku gato no ku kanini kubera kugiye kuza utunguranye hahirwa uri maso narababuriye kenshi mwanga kumva ntumwa n'abahanuzi ariko mwanga kumva atari ko dore ngo imfatiro z'isi domene taya ndetse n'izishinze mu mudugudu Trauberi gidema dore zigiye gusenywa imfatiro dore muri Kenya musenge hati kandi muri Kenya Imana iri kuvuga abantu bari muri Kenya musenge kubera ko guma mu rugo muri Kenya n'ukuri ibayeho guma mu rugo muri Kenya ibayeho hati warabikoze ndakureka ugira ngo mbanywe nawe atari igihe cyo kuguhana kirageze hati yemwe dobini minigide nihaye kwirenza amagambo yanjye mukanga kumva imburo zanjye hati dobini gidima dore ikiti kinini cyane ndetse kandi kimaze igihe kirekire ta dobini gide hati kubera ko drobinima imizi yacu yari ikomeye ndetse dobini gidima n'ubutaka cyariho rido bregide resistance bine hati bwari bufite ubudangarwa bwose shadow binima rido gide rango mando bi ranso tari gide tando rino sema tongi topi tegi tre se dede ride gide trando mene kuwa turabantu benshi tabinima trando binima nyuma y'itungurwa rigiye kubaho dore abantu bagiye kwikorera imitwaro ndetse nyishiremereye hati kandi abandi benshi bagiye distance bagiye kubura uko bagira benomene kita kubera imitwaro iremereye bagiye kwikorera dore dodema teko igiye gikomeye kiraje banyakenya tanima trabenikita Kongo bakongomani bamweze gide banyamurenge denostike mwararambitse mureke gusenga tano bini gide donestika nene shata hari umuyobozi wa Kongo ugiye kuva ku ndebe tenebine uwo mugambi wamaze gutegurwa kandi utegurwa n'abanyabwenge umwami wa Kongo agiye oya dore kwicuza kuri bamwe dore bibayeho yemwe bayobozi b'umudugudu hati namwe baturage batuye umudugudu tebini minitaya hati mbese muhagaze kwiyo nzoka yamaze kugera mu mudugudu wanyu amarira zedobini gide none stari gide mando hati mu migabane itandukanye hati ndetse hatandukanye dorabayeho Sao
bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze ibiganiro byacu, reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana. Mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu byose byivuga butumwa, reka mvuge ngo amahoro y'Imana nabane namwe kandi umugisha w'Imana ubasesekareho ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo, mu ntara zitandukanye, ku migabane itandukanye, mukamwumva urume turi kuvuga, mukamukunda ijambo ry'Imana. Mwese turabakunda, turabishimira, aho kandi Imana ikabakunda kuturusha. Nimugubwe neza rero kandi Imana ikomeze kubishimira. Tugeze muri wa mwanya w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mu mwanya wo kumva icyo Imana ikudushakaho mu gihe nk'iki ngiki. Turi kumwe na Daniel, niwe tugiye kubana muri uwo mwanya. Reka muhe ikaze. Daniel, komera cyane. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Uraho neza? Turashima Imana, turacarinzwe n'Imana. Imana y'amahoro iracyari kumwe natwe mwa kino gihe, iracyari kuturindisha ubuntu bwayo. Yego. Amakuru ki? Amakuru ni meza, turashima Imana. Murabona ko tumeze neza. Kunda kuvuga ngo ubwo Yesu Kristo ari kumwe natwe turi amahoro, kandi kuba tukimutegereje dutegereje twiringiye ko azaza. Ndi mu itorero ndamutegereje, meze neza. Amen. Turebye inyuma Daniel, turabona umeze neza, ni byiza, ariko se aho tutareba mu bugingo ho bimeze bite? Urakoze cyane. Baza bakunda kuca umugani, ntibyanditswe muri Bibiliya, ariko baravuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Rero umubiri umeze neza inyuma, ariko n'umutima wanje umeze neza. Kubera iki? Ndacyavuga Kristo mu kanwa kanjye, ndacyahamya ko ari umwami n'umukiza wanjye. Meze neza, ndakomeye mu bugingo. Nibwo ndebaho uyu mubiri wo sinjya mwitaho. Sinita ngo nisize amavuta, sinita ngo nambaye urukweto, nita ngo umuntu w'indani muri nge aracahagaze neza. Ndashima Imana ko umuntu w'indani muri nge agihagaze neza, kandi ndazi ko azaguma kuguma ameze neza. Ubwo nzaba ngiye Kristo azaba agiye kumurika ku Mana. Yego. Reka tuvuge ngo Imana y'amahoro ikomeze igushyikire, nangozi tapereze de gidema, ikomeze ikwambike. Twishimiye ko nawe rero nshuti bavandimwe duteze amatwi muri kano kanya. Daniel, tugiye kubana nawe muri kano kanya. Reka mbasabe kugira ngo mubane natwe dutagira icyo kiganiro kandi tugeze ku musozo, muze guhabwa umugisha ubamvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Daniel, reka tugusabe noneho usenge Imana. Numara gusenga Imana ukomeze ngoko. Ni karibu. Mva mu nyazawe Yesu kwa kuburira we, sigaho gukinisha ubugingo bwiteka. Mbe mugenzi, ingeso zawe zimurikira abandi. Icyo umwami Yesu ashaka nuko wamugumaho. Takambira Imana ubu itaraca amateka, yontikinishiza we kujaraja utyo. Mbe mugenzi, ingeso zawe zimurikira abandi. Icyo umwami Yesu ashaka nuko wamugumaho. Imana turagushimiye, uri umunyembaraga, ubereye mwiza bagutegereje. Hari ijambo wambwiye saa kenda ndi gusenga, talomeni ngoze mene tariwide taperi hose gidema. Urambwira ngo uje gusarura ibyeze n'ibiteze. Urambwira ngo abantu nibezwe ku gato no ku kanini, kubera ko ugiye kuza utunguranye. Hahirwa uri maso, niko wambwiye. Rizo dobi nigidima ngo kitrebonema, ngo wahirwa uri maso, ngwino ubane natwe mwami, ukangura abantu. Oya tese dobi nigide
shito tano hawi teperi re oya tando beno stevone gide trashe koto binima haya zizi mini taya handro tekoso binima takuta newidigi handro zobi imani shimwe kuko yumva dobide gide hatro benema hato pene gide mando transe kite bide hato benonga zome ni widigi dima mbese mana uza zaryari mbese uzaza gutwara itorero ryari dede widigide nibyo naho napfa ngwiringiye ndakumva oya ndabivuga tando benegi imbere sutro benima chandrome hati yemwe mahanga hati yemwe midugudu hati yemwe muhereri atandukanye hati mbese dobeni gide hati urinde uhinyura ijambo ryanjye hati urinde donestidi bini mando wanga kumva umuburo wanjye hati dore dobini gide urusaku rw'eresitaya rugiye kuba rwishi hati kandi dominima amarira zedobini gide nenestari gide mando hati mu migabane itandukanye hati ndetse hatandukanye dorabayeho teno mene kitrebo hati dorenje kuvuga dobene gidi mando handrone stika hati ndetse dobine hati nje guhana deno widi gidi mando hati ngozi zibibi hati ndetse ndestayi gide hati nje kumaraho ubwibone bw'abanyagitinyiro ndetse dobinima hatije gukuraho igisuzuguriro ta dobinima tandogide mando kubemeye kumba hafi atari kabanze kugoma dore inzoka irumana sha dobinima rita topenikita dore inzoka irumana tandopinigide izengurutse umudugudu tarowidigidima hati kandi domeni yanse dore kwicuza kuri bamwe dore bibayeho yemwe bayobozi b'umudugudu hati namwe baturage batuye umudugudu debinimini taya hati mbese muhagaze he ko iyo nzoka yamaze kugera mu mudugudu wanyu tekisedo ranso beni wide hati abandi baheze drobidi gide mu binezeza by'iyi si abandi bari mu businzi abandi bari mu busambanyi abandi bari mu bujura abandi dogide mando hati bari mu bidagestayi gide mu biteye isoni hatari kigiye kibi nacyo kibayeho hati kandi domene kidi mando hati nimwumva ibyo hati kubera kirijwi mugiye kujya muri shaka timwongere kuribona ta sakota re tope ranso re to me ki te drebon ne ki tando gidema mugiye kuri shaka timwongere kuryumva hati narabune style narababuriye keshi mwanga kumva ntumwa n'abahanuzi ariko mwanga kumva atari ko dore ngo imfatiro z'isi domene taya
ndetse n'izishinze mu mudugudu taroberi gidema dore zigiye gusenywa. Imfatiro z'isi n'izishinze mu mudugudu yemwe zigiye gusenywa. Hatari kodobini gide abezwa nibezwe. Atuwandura nawe wanze kumva imiburo yanjye agume yandure. Igihe azabona uwo munsi usohoye azashaka gukizwa bitagishobotse, ashake mu maso yange bitagikunze. Tando binima hatre widigidimando shando binima ayoma ndigidimando tewide. Hata abantu bagiye kushaka ntibabe bakimbona. Hati kubera ko ifirimbi igiye kuvuzwa tabi nini ngando ivuze staya, maze nimara kuvugwa iri staya gide hati ijwi rimwe staya rirangurure rivuge ngo ngaka kaga gakomeye kageze ku isaha yako. Yemwe banyamukirya nino mwe, yemwe bamwishakira ndamu, yemwe bahanuzi b'ibinyoma, yemwe destiri gidimando hati mu destiri bonia mukora ibyo mwishakiye, yemwe mugaragara nk'abajura, ye hati ndash hati yewe Keremandina we adobini mini taya hati mbese ko wagiye mu bapfumu hati bakumariye iki hati rise de gidima hati warabikoze ndakureka ugira ngo mbanywe nawe atari igihe cyo kuguhana kirageze. Hati yemwe dobini mini gide mwihaye kwirenza amagambo yanjye mukanga kumva imburo zanjye. Hati dobini gidima dore ikiti kinini cyane ndetse kandi kimaze igihe kirekire ta dobini gide hati kubera ko dobinima imizi yacu yari ikomeye ndetse dobini gidima n'ubutaka cyariho rido bregide resistance bine hati bwari bufite ubudahangarwa bwose shadow binima hatari kico gite kirahirengeye mu isi yose tandobe nigidima zitro negide hati kuko kitacera imbuto tadomene gide dore kirahirimye hati kandi ico giti tabinimando harurisidi gide amashami yacu hatagiye guhura n'ibibazo. Hati ico giti mvuga tobe nigidima hati nta n'umwe ukizi hati kubera ko ari njye wagiteye hati nije ubwanjye Uwiteka tadobinima wamaze gutegura isaha ndetse n'umunota kizarimburirwa kigacibwa burundu. Ni ko Uwiteka avuze. Ranzo binigide talose dibinima hati abantu ni musenge hati kandi diristirigide abatazi kwiyiriza ubusa mwige kwiyiriza ubusa hati kubera ko gutatana kw'amahanga menshi kubayeho tobinimando mana oya zedobi redomando hando sheto peri rete kita ranso peni mba ra zedobi reta kita raso reto rangome rasheko retopi redogide rango mandopi ranso peri tari kite tando reno sema tongi topi tegi tre se dede redegide trandomene kuwa turabantu benshi tabinima tranobinima nyuma y'itungurwa rigiye kubaho. Dore abantu bagiye kwikorera imitwaro ndetse nyinshi iremereye hati kandi abandi benshi
bagiye dresitance, bagiye kubura uko bagira benomene kita, kubera imitwaro iremereye bagiye kwikorera. Dore dodema tandobine kita, dore urugendo rubaye rurerure. Shatro benema, ati kandi muri urwo rugendo taro widigide, ati habonetsemo hashotro benema inyamaswa z'inkazi. Ni kuwiteka avuze. Redo benema, ati dostirigide, hatabaheka imitwaro, dore babayeho. Ati kandi dobinimano, hatabagiye kubarizwa muri ibyo bihe, babaye benshi. Tando binima tradogide, hatije guhana ingozi z'ibibi. Ndetse do penima tando kita retekiribonia, hati mereye hejuru mpana, hati heje hasi, hati dostirigide nomene kuwa, hati kandi bigiye kumenyekana. Dorimu dedegi dore neje guhinda umushyitsi, hati maze dromene kuwa, hati amabuye menshi anomene tanguwa hagiye kuva ku misozi atandukanye, maze atembere kuri staya nenegide mu mbaga y'abanyabyaha. Hati kubera ko n'abacyashye kenshi bakanga kumva. Yemwe banyamasengesho mwe, yemwe musenga mumeze nk'abakina, yemwe musenga nibizira, igihe cy'urugendo destirigide ruruhije dore kibayeho, kubera ko imitwaro dore destirigidima hatabagiye kuyiheka ni benshi. Tobinima, hati baba barize batarize se, hari abanyabwenge ari abaswa, towidigide bagiye guheka imitwaro. Keretse uzemera kuba mu ruhande rwanjye niba utazakorwa n'isoni. Ni kuwiteka avuze. Hashika tarobinima tando widigide, kavuga ngo mbese n'iki nagomba gukora ntakoze. Abo nahaye umugisha banyituye kujyana mu bibi, tado binigide batukisha izina ryanjye, hatari ko ndaje vuba. Hati dore zengurutse amahanga menshi, hati binima, hati dore umwuzure uvanze n'umuriro, tigidi mini taya, hati kugira ngo utemba nabaze kumva. Naho demene gide ngi habemeye kumvira uwo mwuzure ntacyo uzabatwara. Ni kuwiteka avuga. Dore degide umwaka wo guhaniramo, dore winimando, dore mwamaze kuwugeramo. Hatari kabona aya matwi kumva ntabwo mwumva, abona aya maso kubona ntabwo mubona, murasinziriye. Rero birigide hatari ko nimwezwe kubera ko je gucyura umugeni. Ni kuwiteka avuze. Hati yewe Damase, hati warekeyeho tobinima dronegide man, dore ubutinganyi bubaye bwinshi. Tango bene kita, hati dore bwinshi buri gukorwa na destaya nabiyorosha izina ryanjye, ngo n'abakozi banje kandi digide mando ari ibirura. Tabenegidema, atari ko ndaje vuba, ingoni yangira banguye nje guhana ingozi z'ibibi. Ni ku mwami witeka avuze. Hati dobini kita trazobini mando, hati nje gukora icyo nateguye gukora. Hati kandi uko nagambiriye niko bizaba. Abemera kwezwa nibezwe domene taya, abavuye ku gicaniro bongere bagisubireho bigishoboka. Hati munshake bigikunda, kubera ko igihe kiraje benshi banshake ntibabe bakimbona, bashake kumva ijwi ryanjye ntibaryumve, kuko ndi Uwiteka nje gusohoza icyo navuze. Ibiguruka bidestirimando, ati bivuye mu cyari cyabyo ndabyemereye, bigiye kuza kwa buno butaka. Were stirigide, yewe munyabwenge wiratiyeho,
hati bije guto denomene gide izo kurya nateguriye enomene taya ibi biguruka hati kubera ko demene stase naburi tirigidima nababuriye bakanga kumva hati niyo mpamvu dostirigide hati igihano kikugezeho yewe mutinganye igihano kikugezeho musambanyi we yewe mubeshi yewe musinzi yewe munyabinyoma ridumi nigi ni shete tobi nimando igihano gikomeye kikugezeho ni kuwiteka avuze hati riri minimando dore imitima ya benshi igiye gukuka kando benemando hati kandi akanwa ka benshi kagiye kuvuga isitaya kubura izo kavuga bitewe n'igihano cyange gikomeye ngiye guhana bisi ni ku mwami witeka avuze amena 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 Hawi tegi shetro benema amena 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 ndagushimiye Mana ndaguhimbaje gushimiye kugira neza kwawe gushimira urukundo n'imbaraga zawe awe awe Mana we ndagushimiye urakiranuka uri umunyembaraga ndagushimiye kubyo ukoze ku mirimo itangaza ukora umuntu wese nagezweho buno butumwa utambukije nge ndinde kugira ngo unyurize mu butumwa bungana gutya no kubera urukundo rwawe ndakwemereye unkoreshe igihe cyose cyushaka kunkoresha ariko ari cyo ngusabye reka umuntu wese wumva buno butumwa re do benegide bugira umukura no umujyana atsindishirizwe nawe kubw'ijambo ryawe n'urukundo rwawe tugirira mu izina rya Yesu Kristo amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Imana yambaye dore dema yewe tenigide hari bigiye kurandurwa n'ubu ndi kubibona kandi abantu benshi bagiye gushakisha icyerekezo maze bakibure taro widigi ridima hati benshi bagiye gushaka icyerekezo bakibure bagiye gushaka inzira. Mana wambabariye Mana isimvugira murayizi ariko naho ndibona naho ndibonaho napfa ziko nkundwa n'Uwiteka Yesu mbibyo nkena zose ndamahoro naho ndibonaho napfa ziko nkundwa n'Uwiteka Yesu mbibyo nkena zose ndamahoro ntaho wazi ibyago zishinda amahoro Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro to benegidema rensek tribodegi amina 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 Yesu amen. Duseme muzayi shuwe wido gide Mana barira tobe reze umuyaga wishu heri dorubayeho urawuturinde uzatubera ubuturo budashiriteka. Yewe munyamagambo umuyaga wishu heri ubayeho yewe murozi we yewe mutinganyi busambanyi yewe musinzi we umuyaga nguyu umuyaga dore nguriye umuyaga uraje yego umuyaga ubayeho uwezwa niyezwe uwandura gume yandure kandi ridomine taya kandi abanyabwenge yemwe mwavuganye n'Imana
ntimukabura amazi mu nzu. Reka mbivuge tengozema yemwe mwavuganye n'Imana, ntimukabura amazi mu nzu. Imana donasi muge muzigama n'ivyo kurya, kubera kigiye k'inzara nacyo kigiye kubaho. Muri ivyo bihe bikakaye n'igihe k'inzara kigiye kuzamo, n'igihe k'inyota kigiye kubaho. Muzigama amazi, muzigame n'ivyo kurya, kubera ko Uwiteka aje guhana ingozi z'ibibi, kandi amanukiye gutwika umudugudu wakoreyemo ikizira. Ariko uzaba amaso Uwiteka azamurinda, kandi azaba amahoro masa, nta kibi kizamugeraho. Azarindwa iteka, kuko Imana izamurinda amaja n'amaza. Niko Imana imbwiye. Amen. Izahishuwe. Urakoze Mana. 22 umurongo wa 12 ndasoma nihuta n'ubutumwa nahawe n'Imana. Haravuze ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano. Ndakumva Mana, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ivyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa, 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 hahirwa munyamasengesho, hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure muri rwa rurembo, binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba ingana domene tayigi. Ndakumva Mana, hanze hazaba ingana abarozi n'abasambanyi n'abicanyi, abicanyi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo, basenga ubutunzi, basenga nyabingi 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 dobene gide. Hanze hazaba ingana abarozi n'abasambanyi. N'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Nonast ni Uwiteka avuze. Nonasebi izahishuwe nanone 21 umurongo wa 8. Hariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma, bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ni Uwiteka avuze. Zibe Zaburi tanonge some nikita zara ngazo mene taya. Zaburi 50 atopenima 16. Rido minigide. Hariko umunyabyaha Imana iramubaza ati, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa, ukirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kuzura nawe, kandi ufatana n'abasambanyi. Ushira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Inzu urabikora ngakureka, ukibwira yuko mpanywe nawe. Rido binima shandogidema. Hariko nzaguhana, mbishyira imbere y'amaso yawe. Uko dobinigide, uko bikurikirana. Tobenima tandobi rido binigide. Tado imini rinzo tango kita raso binima rasheko idingidima. Imigani tado binima ra sekite biri rita rango zomenetaya topene kita ranzo binika takoshekuta ranzo benimando taperi widegide ranzo deme ridegide. Igice cya mbere 23. Nimuhindurwe n'imiburo yanje, dore nzabasuka umwuka wanje, nzabamenyesha amagambo yanje. Narabahamagaye muraninira, nabarambura ukuboko, ntiyagira unyita ubyitaho. Ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye ntimuzitaho. Nuko nanjye rero
nzabakina ku mubyimba awi tapeni tangose kuta mubyimba nangose menikide mwagize ibyago hati nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho domene kita ri tabi ni kuwiteka avuze amina yeshikute binima trezegidema urakoze mana ndagushimiye ndaguhimbaje nekugenderera umuntu wese harabinigidima harababa yasikitima trashe kodomi umugenderere kubw'ijambo ryawe yegerwe n'urukundo rwawe wumva buno butumwa ntabone Danieli abone wowe tiyumve Danieli abone wowe ahindurwe n'imiburo yawe ahindurwe n'imiburo yawe takite benegide urakoze mukiza tugume tugumane kandi ugume kunshoboza gukora icyo wampamagariye mu gihe gisa n'iki ndakwizeye mu izina ryawe ryera amen. Imana ibaha umugisha. Shaka nimero yanjye ya telefone ndasoje rito penigide inyamaswa zingazi we Mana tabara abantu bawe dore muri Kenya musenge hati kandi muri Kenya Imana iri kuvuga abantu bari muri Kenya musenge kubera ko guma mu rugo muri Kenya nukuri ibayeho. Guma mu rugo muri Kenya ibayeho ntabwo ari ya COVID-19 ndakumva nibyo ntabwo ari ya COVID-19 muri Kenya mugiye kuba muri guma mu rugo ariko musenge mube maso abanyakenya guma mu rugo iraje yihuta mumenye guhunika imyaka mureke kwirata ubutunzi bamwe mumenye ko igihe gikomeye kiraje banyakenya. Tanima trabenikita Kongo bakongomani bamweze gide banyamurenge denostike mwararambitse mureke gusenga tanabini gide donestika nene shata hari umuyobozi wa Kongo ugiye kuva ku ndebe tenebine uwo mugambi wamaze gutegurwa kandi utegurwa n'abanyabwenge. Umwami wa Kongo agiye oya tandobi nigidima ngo kita abasenga musenge uwo mugambi wamaze gutegurwa intebe ya Kongo igiye kwicorwaho n'undi muntu ningi ndabivuga nkuza tejo tabi nigidima naho ndiho naho napfa ziko zedima kungwa n'Uwiteka udistaye gide wazumva utabyumva ariko intebe ya Kongo igiye kwicarwaho n'undi muntu mubimenye uwo mugambi wamaze gutegurwa kandi byarasinywe sinye yagiyeho musenge umuyobozi wanyu banyeko Kongo kubera ko uwo mugambi warateguwe kandi Imana iri kubibona ariko abanyabwenge musenge. Ndashoje urakoze amen. Ndagushimiye Mana komeza kugendera abantu bawe ineza ikomeze kugaragara ibitangaza byawe bigume kuboneka ugenderera umuntu wese kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Nimero ya yego nesemeni tari washaka kumba magara oya donestefo wi washaka kwihana yidomene tari sinzo waguyuragwa ucika intege urananirwa usiga uri umupagani kandi waruzi Imana nawe utaragakizwa ukeneye gukizwa ugahindukira mwabino bihe bigiye kuza zo kubabazwa ukabigeramo wamaze kumwizera
rwamaze kwihana ibyaha demenasi trobe nikita ntabwo ari njye ibibabarira iyo cyakora kirisito yagutabara kandi akakuruhura wampamagara wanyandikira unkeneye kuri 07 8 8 72 91 Imana ibaha umugisha kandi buri wese Imana imugenderere mu izina rya Yesu Kristo amen. urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Reka dushimire kandi umuntu wese wabanye natwe mu cyo kiganiro muri buno butumwa nawe Imana imuha umugisha kandi oya tase sinzi tawi yego hando hari igihugu kiri kure tabinima kigiye kubonekamo makuba abantu musenga ariko abantu nimwezwe dore birakomeye kuki murangaye mana wamba bariye kuki murangaye